umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Urayanyimye? Nakubwiye ngo ntayo nguha. Ntayo nguha. Sawa. Nushaka unagenda niba utangiye kunesha umutwe usubire kwa mama wawe. Subira kwa nyoko kabisa. Uranyirukanye birasa? Ntago nkwirukanye. Uranyirukanye? Ntago nkwirukanye. Ndaje mpamagare mama. Uhamagare. Gashamu! Gashamura! Ndabizi je ntabwo nakubishye rwose n'umuntu wawe. Ahawundi twigire mu nzu ugira ngo nasi kumbona ufutwa ukwinjira. Ngiye no kunjinjira. Karibu. Ariko reka nkubwire. Nundi munsi n'ikindi gihe. Nuko agiza kundeba hano ngo uzuri guhenguza nguje kuri umujuru. Ngende umujuru. Nose inje kujyana muri parike se? Oya tujye tumera nk'abantu bakuru nyuma se urabona ko abana. Ahubwo wakagombye kugira ubwoba bwo turi abana. Murakomeye. Turaho tumeze neza. Ariko ntabwo nabame. Mbo nitwa Ruhumuriza. Nkaba ndi inshuti y'Umwari, ari umuntu dukomoka hamwe. Sinzi rero niba nibeshye wowe waburishemo. Yego ni ngewe Shema. Shema, buriya rero impamvu twari tukugendereye ni ikibazo numvaga nshaka ko tuganiraho bitewe n'ibiganiro nagiranye n'Umwari ndetse n'akabaro n'agahinda afite, ariko inkomoko isa nkaho ikomoka kuri wowe. Mu by'ukuri twarice turaganiriza ukuri. Ye n'umugabo we turaziranye n'inshuti yanjye, ariko yahuye n'akaga gakomeye, ariko ambwira yuko utarimo kumutega amatwi ku mwumvi. Ndavuga nti nibura nanzane anyereke wowe nk'umugabo mugenzi wanjye, twicare tuganire, nibura ubashe kudutega amatwi twumve nawe umwumva, kuko nawe afite ibibazo bikomeye cyane kandi bituruka kuri wowe binakureba nawe ubwawe. Nubwo iyo turi abantu bakuru n'ahangaha twabihakorera twakisanzura. None se reka ngo nose ubwo ufite n'ubwiki. Tugende tugire vuba amasaha yagiye. Kandi umenye ko nasize umwana. Oya ntukamenye ngo tugire vuba. Ntabwo ibyo bintu bibaho, reka ngo tugire vuba. Reka nigende neza. Oya umva nyine icyo nishaka kukubwira ngira ngo twinjire mu nzu uri muri moto. Urumva ngo tugire vuba. Reka kuri akose tugire vuba. Nose ngiye gusabaganya nk'ugira umusazi. Tugire vuba se kubera iki? Tugende nyine. Hako umuntu utari muri moto. Tujya muri mood ariko uzi igikorwa tugiyemo. Tugende nyine.
nawe uri kunyihutisha se wambaye amaguti yawe cyakoze shamura narihaye ibyo uvuga ndabyumva birumvikana, ariko rero nawe ishyira mu gaciro nk'umuntu w'umugabo. Urumva ngewe nakwifata nkajya gusenya ingo z'abandi, erega uyu nguyu afite umugabo. Ikindi ntago ndizera neza ko inda atwite ari iyanjye mu gihe abana n'umugabo. Urumva icyo kintu? Rero ngewe ntabwo nafata iyo initiative ngo njye gutunga umuntu mugire umugore kandi abana n'umugabo ufite umugabo. Shema reka nkuce mu ijambo. Uvuga ngo ntabwo ari umwana cyane ku buryo buri muntu amutenda. Ikindi cya kabiri, njye naguye ko umugabo we tuziranye ari inshuti yanjye. Noneho ibyo utaruzi, umugabo afite ikibazo ntabwo yatera inda. Ntabwo yatera inda, ni ibintu nzi neza, kandi n'umwana yavanye iwabo nubwo yahamuka bakamushyingira ku ngufu basa nkaho bamutsindiriye. Uyu mwana n'umwana wareze turaziranye, yise bamwita Rudoviko. Sibyo? Urumva ndanamuzi neza, turaziranye. Rero ngiye naje kujya gusura mushiti wanjye, nsanga barabana kandi yari inshuti yanjye ntanabizi ko namuzanye. Baramutsindiriye kubera ko uriya mugabo n'undi babana n'umugabo ufite amafaranga n'umukire. Ariko umwana nta munezero yigeze agira muri urwo rugo. Nta munezero agira muri rugo pe. Nawe ari abungiyeho aho kugira ngo umwakire umufashe umutera inda. Umuteye inda aho kugira ngo nibura unabumva umutega amatwi uri muramwihakana. Ese urumva nyine umwana w'umukobwa arasubira iwabo? Nubwo kumushyira mu kaga wowe? Yes, coming. Oh. Mira. Check. Bose nagiye nzagusezeranya. Okay. Okay. Ndaza kuzisuzuma nitonze. Harya ngo witwa nde? Nitwa Eme. Eme. Yes. Yeah, okay. Eme. Umuntu wakundanye yambwiye ko n'undi kano kazi usanzwe ugakora. Nibyo? Nibyo. Okay. Ikintu cya mbere nkeneye umukozi wubaha akazi kanjye. Nkeneye umukozi uzinduka. Nkeneye umukozi ukora akazi kanjye ku munsi kakarangira. So nizere yuko ibyo bintu byose uzabinkorera. Rwose pe. Okay. Ku bijyanye n'amafaranga. Uratangirana n'ariya twakoresha muri message. Yariya twaguye kuri email. Ubwo nibiba ngombwa tuzagenda tuyongera nta kibazo. Okay, nta kibazo. Okay. Urabona uwo mugabo nkanjye twese turi abagabo tuzi agaciro. Ese ubundi wenda ni urugero ndamutse mufasha akabi wanjye uwo mugabo we babana nyuma akabimenya urumva byagenda bite? Ese reka mbafashe wenda nakomeza kuvuga ibintu byinshi. Ufite ikibazo k'umugabo wanjye yamenye. Ese kudatekereza ko umusanye ko n'umutego bizaba ikibazo harigeze ndyamana nawe? Rwose pe. Umva rero mbabwire uri umuntu w'umugabo sibyo? Umugabo nka undi. Ibintu mumbwira byose nta gihamya nta n'ikimenyetso kinyereka ko yaba atwite inda yanjye cyangwa iki. Icyo ngusabye rero Shema, twumvikana. Terura uno mukobwa umujyane ugende nawe umurongore. Dore iteka nuka. Nawe uri umugabo. Ntako nagize dore iteka nukabambwira. Ese wemera ko twaryamanye? Habyabaye se? Urabyemera ko byabayeho? Kubyemera byo ndabyemera ariko ese uhakana uhereye ushingiye ku kiko atari woneye. Nkubwira ko ari wo muntu twabonanye gusa. Ese wasanze ntari isugi? Tuzajya no kwa muganga basi.
nta kibazo ndahari. Ese ubundi ndabura n'iki nama musanze wanjye se wa mugabo wari n'umukobwa ugenda umurongore nawe cisha makeya niyo mpamvu twaje ntabwo nacisha makeya ndi iwanjye muje musanga iwanjye uri iwawe ariko ugomba no gutega amatwi n'umwana w'umukobwa mwumva mumvire neza reka mbyizere ubwo ngubwo nimara gusuzuma neza dosiye yawe uretse ko nta n'impamvu kubera ko nari ni umukozi nkawe kandi ni iby'agaciro kuba ugiye gukora muri kampani yacu. Murakoze. Yego. So boss rero ku byo yarumbwiye byo kuzinduka n'ibyo gukora neza rwose ni ibintu byanjye kuko ntabwo ari ubwa mbere ngiye gutangira akazi cyangwa se ngiye gukora. Urabona iriya kampani nakoreragamo n'ubundi urumva mfite experience ntabwo ari ubwa mbere nyine ngiye kubikora pe. So bijyanye n'amasaha kuzinduka nabyo ni ibintu byanjye kandi ntabwo nabanze ko ngiye gukora ngo njye nyerererwa of course. Okay. So rero ntuzagire ikibazo mu gukora rwose akazi kawe kazagenda neza. I will try my best. So ikindi rero nta wundi muntu ugomba kuguha amategeko yawe. Bivuze ngo uri umukozi wanjye. Biro yawe ni muri kino cyumba niyo ugiye gukoreramo kandi nizera neza witeguye ko tutangira akazi. Ubu ngubu? Yes. Nta kibazo pe nditeguye. Okay. Ubwo wowe genda ucishemo amaso muri dokima zihari kuko n'ubundi ni ibisanzwe ni nk'ibyo wari usanzwe ukora. Noneho nanjye ndaza gusobanurira mu kanya. Okay, murakoze. Nazo muri plastique mfite zirahari wabaye mwiza. Rekera. Akiri mfata. Oya, turaza kukubwira. Amakuru uzi? Neza. Sawa. Namwe. Tumeze neza. Njye nitwa Kayiri. Nitwa Hirwa. Quelle chance. Ese umuntu agusabye agaservice se wakamuha? Gashoboka ntari. Hari ikintu twashaka kukubaza. Twashaka kukubaza umuntu ari hehe? Nahisa. Umuronderera iki? Twamubuze nyine ejo yaje mu kazi kandi ntabwo nijoro yagize ataha. Kandi yari yambwiye ko ari butaha. Nanjye naraje hano saa sita z'ijoro umwe turakorana. Kamusimbura iruka amasaha ataha sidasubira kumubona. Mwamuze kuri telefone. Telefone ntayo. Uravuze ngo saa sita za nijoro nibwo atashye? Yego. Saa sita z'ijoro? Urabugeze ubona si niyo shift dukora. Shift yo yari iheze yaratashe ubwo agiye kuryama. Ayishuwa ko saa sita z'ijoro bizi ko aribwo yaratashye? Nibwo yaratashe. Cyangwa umenyereye ko ariyo masaha batahiraho? Wabizi neza? Wenda muheruka mugombora atashe kuko shift yahitangura saa sita ye ikaba iheze agataha. Ntabwo se wenda aba yicimo aha ngaha hari umuntu bari kumwe? Oya, kuva ngera hano sindamubona. Wamubonye asohoka? Saa sita z'ijoro nibwo yatashe. Nyine wamubonye agenda? Oya, ntaragera hano. Oya. Bari kukubaza agenda wamubonye? Namubonye. Yasohotse? Yasohotse arataha niko bisanzwe.
Papa Umwari. Itaba iyo telefone. Eh? Ndakubwiye ngo itaba iyo telefone. Ahise akupa. Muhamagare. Zana hano muhamagare. Zana hano muhamagare. Ukubera iki umuntu yaguhamagaye inshuro 5 wanga kumwitaba turi mu nzu. Ko sintiye kwitaba umuntu wese. Ninde muntu wanze kwitaba? None unapfa kwitaba umuntu wese mbonye none se kuki wari ugiye kumwitaba ugasohoka? Oya ntabwo nsohoka. Nakubwiye ngo mwitabe. Je nuko bihuranye ko muhamagare. Nakubwiye ngo muhamagare. Kwitaba guhamagara umuntu n'itegeko ako mwagiye mworosa abagore ku kimwe haye ijambo bakaba. Papa Umwari uranshaka kamunani? Ndamumagara sinamenya ari inde. Zana mwihamagarire. Papa Umwazana ngiye mwihamagarire. Ko sibyo bintu bije bite kutaba telefone ine yanjye. Ngiye nyamura kuri telefone yawe. Ludovi. Karame. Iminsi twaye tumaze dufite agahenge n'amahoro ntago bguhagije. Si ushaka kuyabuza singiye hari kibazo mfite. Ngaho muhamagare niba ushaka ko tugumana amahoro yacu. Nutamuhamagara ntago bikunda. Singorane zirabwiye. Umuntu ngiye tutaziranye. Cyangwa uzi yuko hari inyobo w'ibyawe na Munyana. Uzi yuko ngiye nyobe uraya bwawe na Munyana mumazemo iminsi. Tuvugisha kuri wakubwira ngo rebe nimuza Munyana muri telefone yanjye wazo. Itaba uwo muntu. Mwitabe Papa Umwari izina ry'Imana nutamwitaba ntago bikunda. Mwitabe. Mwitabe nyine, mwitabe. Meretse yo telefone. Papa Umwari. Nge nubusi namenya ntati kinzarindeze. Sister. Haraga service nashaka gusaba, sibyo? Mfitanye gahunda na Ratifa Yemeje hano kundeba. Rero nashaka umfashe. Mwana wa mama umfashe musabira imbabazi. Ko Ratifa ubu ntago tucyumvikana kubera hajemo nyine umwari kira kibazo nyine mbese ndagiranya ngo namuvugisha kansimbukira hejuru. Abiza amahane. Akobwa wemeye kuza narakubabarira gusa nange nashyiraho akanze. Ariko ikindi kintu nkabwira bwo nange nakugira inama yo kumubwiza ukuri. Nimba wumva uri umukobwa w'inzozi zawe mubwiza ukuri ko. Mubwiza ukuri umubwire uko bimeze kubera ko umwari saramutse by'umwana wawe. Kuko wenda ntitubizi ariko saramutse by'umwana wawe. Kumubwiza ukuri simbyanze ariko rero wowe kubizi naramuka bimenye azahara bakimbabariye kumugabo. Umugabo ngo yararongo atera inda. Ni ibintu byoroshye abagabo murema mwirari. Murema mwirari byaragufashe ahubwo bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo bimubwire. Gerageza aze uce bugufi ubanze umubwire. Nimba kugusabira imbabazi ndareba reaction ari bugire nange ndaza kuzimugusabira pe. Ndaza kubikugiramo ariko umubwiza uko nimushaka urukundo rwa nawe ruramba. Kuko ko nukomeza kumesha kabindikiranye kabibika nago bizakunda. Nago byakunda. Mukunda byo ndamukunda kandi dufitanye gahunda ndende ariko ikibazo afite ni icyo ngicyo. Ndamuga mubwije ukuri. Irega ndamuzi. Ntago rero buri ukuri kuraryana kandi nimba ari umuntu w'inzozi zawe muzabana igihe cyose. Mubwiza ukuri. Ntuzamusha ko wasambanye kandi warabikoze. Mubwiza ukuri abimenye akubabarira bizi nange ndaza gushyiraho akanjye. Okay, merci. Hawe kangire vuba. Mutakira kumwitegura. Sawa urakoze. Nomero se yamenya ntego na gatatu. Ndabizi neza yuko ari Munyana uri kuguhamagara. Ntabwo ari Munyana. Ngiye nta kintu mpanga na Munyana. Ndakubwiye ngo ndabizi neza yuko ari Munyana uri kuguhamagara. Kuki umenyeke cyane na Munyana koko. Ubu nandi ku rwego ngero ndiviko no ku rwego rwo gushutikana na Munyana. Hari umuntu ko uriya mukobwa ari indaya iri aho ngaho idafite 12. Indaya yawe. Ni indaya ariko ni indaya yawe. Waruzi n'ibindi utaruzi. Wagireka ko mubwire ibyo utaruzi. Munyana arwaye sida. Ni incuro ya kabiri ibyo mbikubwiye. Ni arwaye sida ni ku giti cye. Arwaye sida nta. Munyana arwaye sida. Nyina ni ku nta kintu gito bindeho ariko giye. Uzi noneho, uzi ikindi kintu utaruzi. Ntago nzongera kubonana nawe. Guhera uyu munsi ubisibe ntuzongera kugerageza kumpindukiza. Munyana ndafite ikintu mvugana nawe niyo sida ye. Munyana byo kwinjira mu rugo rwanjye
bimbuza uburenganzira. Nakubwiye ngo bigushiremo ntuzongere kumpindukiza mu buzima bwawe. Wimenye nanjye nzimenye, sibyo? N'ubundi ufite imbaraga zo kwirwa muri izo ndaya zawe. Nanjye nzajya gushaka muhamagara wumve ko aguhakanira ngenda. Muhamagare. Ko yaba ari itiku nk'ibyo abantu. Muhamagare nyine, muhamagare. Nazi ko ibyo bintu wabishyigikira. Wowe muhamagare. Ikibazo se ni ikihe muhamagare? Ko nari nzi ko uri mu bagore bihagazeho muri kano ku kisigaye uteye nk'abagore. Nsigaye nteye nk'abagore. Nawe usigaye uteye nk'abagore, usigaye uhora mu ndaya. Papa umwana nakubwiye ngo aka kanya ubu tuvugana ntuzongere gukeka ko njye naryamana nawe. Ngiye kumuha telefone aguhamagare, telefone yanjye uhita umubwira, uhita kwitaba. Mama umwa. Ngucanire. Ndebe. Ewa. Erega njewe bukusi ko hariho n'amakara gose. Twamenye iby'iki gihe. Ubw'umuyaga. Nawe si kumeze nk'intandambi. Ngaho ukururaze. Gumishamo. Aca kira nabyiri kunanira. Ewe. Macinya nago gitabi. Asabone uharetse tukiganira. Umuyaga sinike. Bireke n'ubundi hari ikintu nashakaga kugusaba sheri wanje. Yego igiki. Ewe kandi ndareba igikaramu ziko. Nibyo byiza. Se urahisha ryarima. Biri kuziko mu kanya birasha nawe noneho. Uri kubana agatenge nari mfite ko gukorana karimo karansazana. Nashakaga gufata cakindi nkaba arico nzaje ndajana guhinga noneho iki nyine kikagira iki gisimbura. Ariko rero nawe urushagaho gufata ibintu byawe nabi. Ariko uranshinja gufata ibintu nabi. Nukuri njewe fefe no rwose ndumukobwa mwiza wumvira kandi ufataga ibintu neza. Ni impamo y'Imana. Kitenge ntikimaze imyaka. Nyine nawe ariko koko mayihuni nawe uje uranyumva. Mba nkubwiye ntifata ibintu neza nawe ubura ukona ko ibibazo dufite bibaga ari byinshi. Iki gitenge wagakwiye kucambara imyaka 10. Kibazo nzagerageza basi imyaka nzagerageza ibe ngiri. Ariko ntacu humura. Ariko zisha. Zukuntu zigaye urangyohera kurusha nyakwigendera. Nerisa ni nawe. Wabaga icyarega ngize ngo n'igihe Imana iteraga ikibazo iri kugira hakemuka ikindi. Nawe uzi ko ibyo bintu iyo ubivuze ngira gisoni. Oya da, muratandukanye ni impamo. Hari abavugaga ngo byose ni kimwe, ariko uko nari muzi atandukanye nawe. Cabashe genda rero. Humura rero. Ubwo kandebe. Ubu ni ibingibi mwampamagariye koko. Nibi mwampamagariye urugendo rwose nakoze muza kumbwira uburaya bwanyu. Nawe koko. Ariko ndi kukumvisha ikintu. Niba umuntu yego gusaba imbabazi agaca bugufa kugira amakosa yakoze wamubabarira. Ratifa. Please. Ariko ari nkawe reka nkubaze. Ukunze nka musaza wanje. Urabyumva? Ukamuha buri kimwe cyose. Yarangiza akajya hari akajya gutera inda. Agasambana ubundi akagerekaho no gutera inda. Ushobora kubikora rimwe bigutunguye. Ariko kuko ageraho abyara. Ratifa. Ibyo ni ibintu wakwakira wowe. Abagabo niko bameze. Umugore ukeneye kubaka akaguma mu rugo wemera ikikujeho cyose. Gusa icyo nagusaba ni kimwe. Mubabarire nawe yabyemeye. Nje ntabwo nshobora. Ndahubwe ngo ntabwo nshobora. Mubabarira si biki. Mubabarira ibiki. Ega Ratifa ntago twaguhamagariye gusa. Naricaye mbitekerezo nawe ati nyine gusaba imbabazi. Kumeza umubano wacu kuko twari tubanye imbere. Urabizi ndagukunda.
ni ibintu byangwiririye nanjye please babarira ndakwinginze winkoraho ubu si kindi reka none turadusaka gariya masaka ugenda ugagurisha ariko ntukore kuri iriya soya ugenda ugagurishe urebe akora nawe uje uragura ibya make byinshi si wabura igitenge cya 700 ariko uzi kugenda guca muri iyi karitsiye ngaho bama mu mwari bande ugasanga bafite ibitenge byiza bishashagirana njewe mfite akantu ka makeya usibagenda ngo ngure karondo ni koko nese we nimba arima mu mwari bonaga umugabo wakaza akoraga ari nkako nkoraga ntaco reka tureke kubitinda ariko naho jurishima aho wishikiye nta kibazo nje ntaho nzakurusha ingenzi nuko nabonye umugabo nkunda uhumura nanje ingenzi nuko nabonye waduhuza ariko mbwira ko ejo wagiye ku isambu wakoze yiki ku isambu wenyebutse ariko rero sha barampa mama aho burakera mbwire ko wongeye gukora amanyanga gawe mana yanje bishi nyine kwa ko wabonye natashe ntari gukoma ukambaza ngo mbese nabaye iki ejo rero nagiye uzi ko nadikanyije na Rudoviko reka nkubwire Shema ndakubabarira ariko kuri kondisiyo imwe iriya nda sinshaka kuvuka birashoboka ntibishoboka niba ushaka ko nkubabarira tugasubira ku murongo njye nawe nk'uko twari tumeze Shema iriya nda ntigomba kuvuka none se urakomeje ndakomeje nyine urabona ndi guseka ntabwo byashoboka umva Ratifa ntabwo byashoboka n'izo mbabazi nushaka uzigumane ntabwo ngiye ushobora gukora ikosa yo gukura mu nda ese waba uzi ko mukinisha ibintu uzi ko dushobora no kubikora umwana w'abana agapfa cyangwa se ribu ikaza ikamfunga ngo iki tukaba twamara imyaka 30 ibintu ushima kubwira nibyo mukuremo inda y'umwana w'abandi agenda gwe hariya narangiza agenda apfi babafunge mwese bamukoze icyaha mugifatanije umva mubwire njyeweho kugira ngo mbane na Shema yarabyaye hanze byaruta ngiye ngahera muri gereza imyaka yanjye yose ariko ikibazo ntago ari umwana ese ubu ninde wababwiye ko ukuye mu inda wese ngo iki cyose umwana ikibazo ni iki ikibazo ni uko Shema yakoze icyaha kandi akigusaba imbabazi ubwo kirezaga nje nkarumbye nanje byanyobeye mbakijage ikuzimu byaranyobeye ariko ngo bahari n'abacishi iyo ngiyo mu bihugu bya kure wa mutabo rero gunyegeye nimuye imbago nagenda ndura za mihate ndagenda nzishinga hirya kujya nanje wenda nzezeho gakeya karaka mwegeye narahuyeyo iwe nka metero aho bazatuvuna amaguru nizo mpungenge ariko ibyo yakora byose ntabwo twaburana itaka rikawe nanje nzakuburanira naja no kumuvunyi gasita uriya mudugudu wegeye hariya mudugudu wawe ni mubyara wa sebuko wa nyina mushiki wabo wa nyirasenge wa nyina wabo wa nyirakuru wa kaka byose ayobeye ko hari aho bitaba se nta bantu babana n'abagabo bafite abana hanze afite umuryango Shema ntabwo umwana azaza kukubaho ibyo mumbwira ntacyo bimbwiye nta nicyo bivuze Shema ese ubundi wahaye agaciro urukundo dufitanye njye nawe ibyo kuko hari accident zabaye kuki ubikomeza accident iyo uza kubiha agaciro ntabwo ari kujya kuryamana nawe bigeze naho umutera mubyumvikaneho ese ariho uramutse utwaye inda ukabimbwira ukabisobanura ntabwo nabyumva Shema ibintu ni bibiri niba ushaka imbabazi zanjye iyo ndivemo nta nibyo ndi kubinginga Ratifa umva ko nzamubwire nzongera kugaruka ahangaha muri iyi nzu ariko wamaze kwemera ko iyo ndivamo urimo urabyumva niba utabishaka byose birorere ntunekereze ko nzanabana nawe ngewe ubyumve cyangwa ubyihorere ashyengariye urabona aho mureka agenda ntabwo byoroshye teta ukuri ko imana uri teta koko mana agira gutetesha ku musatsi mwiza angariye amatayi wallahi
Kiyamo. Ariko ndamubwira. Ngiye gakiri. Ntuzagira ikibazo rwose cy'amafaranga. Erega ino kampani ngiye ifite imigabane ihagije. Sura bagiye gakiri. Iranye ngo ni muze ngo birasa. Shatse nagirukana. Amafaranga udufaranga akizimo hanga. Hatuma ku ishuri akagenda kohoka akabaye yongwe mu cyaro. Agenda byumva ariko none ibintu byo kuzana kwicara gutya muri biro ntabwo Oje ko nta kibazo we. Hanga ni ufite ijambo. Kuzi ku byo twakoramo n'ibintu byinshi mu kazi. Sama segonda ibintu bibiri bitinda. Ahubwo shije ngo oya ona birenze. Ukuri kwimana kibazo. Oya reka mubwire. Rego umenye ko ukunda ugira umutima wanjye. Nyine urankunda kandi nta n'ikibazo ariko ibi ngibi birakabije. Ibaze yagize nk'umuntu ufungura agasanga mu. Ariko afungura kimwe biragera yafungura ngani. Ngiye amafaranga afite ngaho umuntu azafungura yinjira ko abonye kose. Umuntu uzi ko nta muntu ufite nyine nandi. Nta ufite nyine nandi vuga araza kuzo. Oya ibintu birakabije ko. Oya umuraba nyegera ko. Reka mubwize ukuri ibintu bya bikabije. Uwamenye zobina kashipo kari. Nyine birumvikana ariko dushaka ndamo tujya bataraha. Harusi yikirega ngiye mbameze nabyo gakiri bushaka kudera mbameze. Ubu bitakwihana. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherera Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze.